amahoro y'Imana nabane nawe Theo. kandi muhanga Wifurije amahoro y'Imana. meze ute Amakuru ni meza. Kitese ndashima Uwiteka urakomeye. ndashima Uwiteka kandi Ndishimye kongera kukubona. amen Numvise bavuga ngo turitirana. uri bazi amakuru y'imiti Theo, nimba ari ikintu cyanejeje muri iyi minsi. Ni ukubona uri kuvuga icyongereza, mbega umuhungu uvuga icyongereza. Ako si uriya muzungu mwamenyemo. Hari akantu nabonye kari gutradinga hanze aha. Cyageze turiya muzungu uri kuzenguruka Africa, East African. Nabonye muri kuvugana. muzungu rero Yitwa Yves. uyu ni umunsi udasanzwe tugiye kwakiramo umukozi w'Imana witwa Theo Neste uherutse gukorwa vuba ariko kandi ntabwo wenda nize ku buryo nzi icyongereza kirenze bya danje ariko naragerageje nyine muri gikenzi riyamini noneho uri kiri hano. Theo, none se banza umbwire wakiriye gute? Donc iyo duhuye n'abantu tudahuje uruhu rimwe na rimwe usanga turi ashemuri cyangwa se dufite isoni, atangira akubwira ati help me cyangwa se mfasha unyobore buryo naguramo ibintu cyangwa se wumva gumeze uti mva mutima uriya Yves ni umustar ubundi mu buzima busanzwe uriya kuzenguruka uri kugenda uzenguruka mu bihugu bya Uganda bya Malawi hari n'ibindi bihugu byinshi ari kugenda ajyamo. Yego, ni umuntu uri sociable, icyo ni cyambere. Yego, akunda kuganira n'abanyarwanda. Rero twarahuye turaganira, arambwira ati wamfasha tukajyana mu isoko gutya na gutya. Ndavuga ati nta kibazo, nanjye ndiyaminiya nyine ntago ari uko nzi ururimi birenze. Ubundi muri iyi si ni umubumbe mutoya, ibintu byose no kwiyaminiya. Nagombwa ko tujyana rero ndamutembereza, nkagenda mwereka ibintu byinshi. nta kadorari se yaguhaye? Wapi nta kintu batanga. Naba ntacyo bifite. Ntacyo batanga. Kereka wenda agarutse aka kanya akambwira ati wenda nje kukureba ariko nta bintu birenze. Gusa nuko nabonye hari abanyamakuru bagiye bansebya ngo mpimuke ndamuke bavuga amagambo menshi ngo naramutuburiye ngo naramubeshye, ariko wa munyamakuru we uri kuvuga ibi bintu munsi twahuye ni hasi hejuru. Nibyo oya nibyo ari kugenda nsebya ngo mpemuke ngo twaramutuburiye ngo twaramuhenze ibintu twamuhaye, ariko buri umucuruzi acuruza bitewe n'iki nuko yaranguye. Abantu babaye hari nk'akantu k'ingagi yaguze 10,000 bari bamuciye 15 akishyura 10,000. Nibyo ibintu bya made in Rwanda nta giciro bigira, uri kumva? None se bababajwe n'iki? Nuko amafaranga kuko ari akantu ngo k'ingagi ngo gashobora kuba kagura amafaranga makeya, ngo twakamuhereye amafaranga menshi, twakamuhereye 10,000. Umucuruzi acuruza bitewe nuko yaranguye. Yego, ibintu bicuruzwa muri made in Rwanda nta giciro n'iki. none se ahubwo kugira ngo bakublaminge gutyo kukibo atari we bari bari kumwe nyine se amahirwe ahubwo Yves uzagaruke. Welcome in this country, no problem. ariko abantu twabaye Yes, abantu kucyituvunwa n'imitwaro tutikoreye. Rero uriya ni ubwo buryo twahuye mu kwezi kwa 12 mu matariki ya mbere. Matariki ya mbere mu kwezi kwa 12 ndakeka nubwo twahuye, ariko inkuru nibwo nimugoroba nibwo yasakaye kuri TV10. Kuri TV10 nayibonye iriya nkuru y'uriya muzungu turi kumwe yasakaye kuri TV10 nimugoroba. Utekereza ibintu byo mu kwa 12 bakabibika kugeza iki munsi nibwo inkuru yatumye. Twabaye gute Theo? Ubu tuzakora iki? Kuki abantu batajya banezezwa n'ibyiza by'abandi? Nicyo shaka kukubaza. Kuki umuntu atishimira ibyiza bya mugenzi we? Umva aho nkurikiye aka kanya iyi siri mu kantu gatoya. Nuti reka mubwire umukozi w'Imana kuri iki gihe kugira ngo ubashe kuba watera imbere nuko ugira gute nuko ugacomoka mu bandi. Uracomoka nyine ukava mu bandi. Ujya gutekereza, hari ijambo buriya Pastor Yongo yigeze kuvuga, aravuga ati ujya gutekereza kugira ngo ugere abandi bageze, ugasanga waratakaye baragusize kera ukiri mu mandazi usanga gucomoka. Rero ibintu byose no kwiyaminiya. Nanjye mu buzima mbayemo no kwiyaminiye kugira ngo bashe kubaho muri Kigali, sibyo? Nta muntu mfite aka kanya, nta muntu wakurengera Imana itakurengeye, icyo ni cyane. Hari umufaransa umwe yavuze ngo si tu vois l'occasion il faut profiter cette occasion que tu vois. Si umva niba ubonye amahirwe ako mwabyumvise, il faut profiter cette occasion. Umukozi w'Imana ça veut dire que ayo mahirwe wagize wagombaga kuyabyaza umusaruro. Ntabwo mbizi wenda uburyo wabibyajemo umusaruro, ariko no kumenyana nawe na Yves
Kimironko yari irimo abantu byo byarambabaje kumva nabibonye kuri TV10 bari kukubureminga uyu yaramuhenze umwesikoro totoka ibintu nk'ibyo tewe ntabwo bikwiye abanyarwanda tugira umuco nta munyarwanda usaba murabizi ko tudasaba n'aba bene data baturuka mu bihugu byo hanze leta yacu ntabwo yemera ko umunyarwanda abatega amashyi twebwe mu muco w'umunyarwanda ntidusaba ntabwo dusaba ariko nimba umuntu umufashije akakubwira ati help me fasha noneho akaza kuguha donation impano kagushima mumurangire ko ati fata dip akira dip yego ibyo bitwaye erega ntago bira ntago ari ubuteka mutwe nta nubwo ari n'ubujura tujye tubwiza abantu none se ahubwo aho yaguraga wowe wicaye aho ngaho haguruka ujya gushakisha nubona amahirwe pastor nubona amahirwe ntuzayapfusha ubusa kandi nufata ntuzarekura nibyo nshuti yanjye birakwiye ko amahirwe aza rimwe mu buzima birakwiye ko abantu tugira umuco wo kumenyera ikintu cyitwa gushima no kunyurwa none se reka nkubwire nta diplome mfite ngo nzajya gukora mu bintu sibyo nzajya gukora mu bintu ni amahirwe mbonye nyine kugira ngo wenda mbe nagira gute buri Imana igira inzira nyinshi icishamo ibintu kugira ngo wenda ibintu uye mugomba nka kuriya mwagombaga no kuganira mukaba n'ishuti nta wamenya ariko we yari ari kwihuta sibyo ariko nta wamenya buri Imana uko igenda ikora ibintu kuvuza ngo namahirwe wari ufite waramwibye nawe uko babivuga ntago namwibye Doc bavuga ko wamuhendesheje oya ibintu byo muri made in Rwanda nta giciro bigira ushaka no kugenda akantu ka stone egg bakakugurisha 20,000 sibyo kandi nta no comment kuri ibi bintu nta gutera comment umuntu acuruza bitewe nuko yarangura ibi bintu byadutse ni ibikiko ahubwo abanyarwanda turacyafite imyumvire yo kumva yuko niba uri kumwe n'umunyamahanga ugomba kumuha oya ntabwo ari byo tujijuke mujijuke nk'umunyamakuru waneyeho komantere ngo mpemuke ndamuke ntakuramuka kuko mfite uburyo mbayeho se warahemutse ntabwo nahemutse umuntu n'ubuhemu ntamufashije none se umuntu ahemukana ubundi umuntu aba umuhemu ryari igihe wibye igihe utakoresheje imbaraga z'ubwenge bwawe igihe washatse kwakira ibintu by'indonke ubundi icyaha cy'indonke wari n'ayo mafaranga 10,000 bamugurishije ingagi ntabwo ari njye wayakiriye tebo ni umucuruzi wayafashe mukurikire muri iriya video murebe ubundi muri iriya video ukuntu bimeze umukobwa nawe wayakiriye ntabwo ari njyewe kuko ari umucuruzi wayakiriye ntabwo ari njyewe kandi wowe icyo wari ndamuke ndahemuka ibiki hari ibintu ahubwo wa munyamakuru atansiyo nanjye ibintu by'itangazamakuru mbibamo ndaje nyine twibwirane tumenya hari oya tewo guhangana nabyo sibyo ahubwo yigaye yisubireho ntabwo ari byo ntibikwiye kubreminga umuntu kandi igikorwa yakoze ahubwo bagakwiye kudushimira cyangwa kugushimira ko wafashije umunyamahanga ku buryo hari ikibazo cyabaye none se nkubaze Evive yigeze ajya kukurega kuri RIB avuga ko wamwe ko yagiye nishimye nama na Dip yagwaye Dip yamaye Dip rwose ugurangurira kandi yamaye na ka Dip gake rwose munabimenye urumva yaragwaye nurebira video neza urabona irangiye amaye ka Dip nibyo nk'ubwo mu by'ukuri umuntu namuhenze gute ibyo tumemuke tewo ndagushimiye rero ndagushimiye ariko kandi ari ikintu cyanejeje tewo ashaka ko tuganiriza urubyiruko ruri hanze ku kintu cyitwa abasore batinya kurongora bambaye impeta ndabona zamura ariko bajya banayireba uri umugabo wakoze ubukwe ejo bundi ariko ugasanga abasore benshi hanze aha n'abakobwa batinye gukora ubukwe ahubwo bari kwishingira bari gusambana bari kwiyucisha ibiyobyabwenge ndagira tubwire urubyiruko rw'u Rwanda cyane abantu bari kubyiruka muri iyi myaka tewo ni ukuri kose burya Imana ikunda ubukwe kandi ishyigikira ubukwe ndagushimiye ko wakoze ubukwe bwiza tewo ese banza umbwira wumvaga nimva mutima ki wumvaga umeze ute wicaye mu gisharagate cyangwa se wicaye mu matete wumvaga wishimye ubona umugeni iyo bitaraba bumva ufite ubwoba ariko itariki ubundi himwa n'itariki ni iki cyagushimisha mu bukwe bwawe hari ibintu byabaye mu ngiye birantungura nabonye ikora ubukwe bwiza yende magambo Imana yaragushyigikiye ndifuza rero ko dutinyura abakobwa n'abasore bacu twishimira murongorwe mukora ubukwe ariko hari ikintu guverinoma yacu y'u Rwanda yavuze ejo bundi cyitwa tunyweresi ariko muzehe perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame yavuze mu ijambo ari kuvuga yaravuze ngo niyo tunyweresi
yaba byashobokaga noneho ikanavaho wenda tubyihore ntitunywe na gakeya. Donc ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge ku buryo umuntu aza kunywa yarangiza akicwa n'iyobyabwenge. Ubundi twaretse kunywa inzoga ko na Yesu yaravuze ngo ubundi vino n'umukobanyi. Ni ukuri kw'Imana Theo bazina niba hari ikintu cyishe urubyiruko rw'u Rwanda ni ibiyobyabwenge. Abantu baretse ibiyobyabwenge tunywe lesi abashoboye gahunda no gusenga. Babwire ko gahunda ari ugusenga. No gusenga tukava mu byaha. Tubwira abantu tubwire umuti no gusenga. No gukizwa neza. Reka ngo amakuru taruzi. Ubu jewe banyita pasiteri benshi. Ndi umukristo, ndi umukozi w'Imana. Ariko nubwo babinyita ntabwo ndasukwaho amavuta. Utaza kumva mpamagara gutyo ngo abantu bagire ngo yenda umukristo mu itorero rya ADEPR. Abenshi baranzi pe bataza kugira ngo bamenye amavuta basutse amavuta y'ubushumba y'ubutambyo. Oya, ni umukozi w'Imana banyitirira icyo nkora. Burya umucuruzi ucuruza amakara burya rimwe na rimwe kugira ngo tumenye ko yacuruza nukasa nabi nyine. Tujye tubwizanya kuri kugira ngo tumenye ko umuntu acuruza ubugari nuko ifi bimuriho. Rero ukugaragara nyine ngiye uko tugufata ni muri ubwo buryo. Rero narishatse kuvuga iki? Narishatse kukubwira ko Theo buriya ibi bintu by'agakiza gukizwa ni byiza, ariko giye mbere yuko nkizwa giye uzi ko nari mayibobo naracomaga nateraga dedua. Ubu n'ubuhamya ashaka kubwira urubyiruko, ariko Yesu Theo arahindura. Uyu pasiteri nyakwigendera pasiteri Theogene twabanye ku mubumbe dukatana, twakoranye ku mubumbe. Imana iza kumukura mu buzima bwa mayibobo aza gukizwa. Yayoboraga icyumba cya Kiruhura. Ayo makuru ntayo waruzi. Kiruhura hariya za Kiruhura nyine ukatujya za Shyorongi aho bita kuri Yanza. Hakiri urusengero rwa ADEPR hepfo twasengaga kuwa kabiri, twajyaga tugenda tugasanga ayoboye icyumba cyo kuwa kabiri. Tukavuga ati jama pastor. Donc twari abahwere. Umuntu w'umuhwere ni umuntu wamaze gupfa. Donc yabaye muri swingi yamurenze yitwa umuhwere. Mu yandi magambo umubumbe ababa ku mubumbe hari aho bagera bakaba bahwere. Ubundi swingi ukazagenda atazi n'ahandi akagenda. Hari ukuntu twagendaga iyo namara kunywa tineri cyangwa ko hari ukuntu wagira ngo uri kose ibere jama. Donc ukagira ngo uri ko donc uzababona abatipe hanze. Ariko birababaje abana b'Abanyarwanda bari kwihoza ibiyobyabwenge. Yaba Imana yari idufashije nkuko natwe yaduhinduye muri iki kiganiro, wenda uza kukireba aza guhindurwa n'ibyo ndi kuvuga. Theo jewe nabaye mu kigo cyitwa Reza Fadode kiri hano hepfo 15 nakibayemo imyaka irenga 8. Nize kuri primaire munini hano hakurya muri Kafiri zone ariho nakibayemo igihe kirekire. Twari bayimobo, twari abantu baryaga imisigi, twari abahwere, ariko arahindura. Mwabonye ndasigaye afishe agukubita mu kiganiro. Ariko turashimira ibi byose n'imbaraga zako. Tubwiza abantu iyo umuntu wanywaga kore muri ukuntu ameze. Murabona Imana idahindura. Just talk in English. I know English, I know French, I know Swahili, no Ruganda, no Rumanya katono. Kubera iki? J'ai bien prononcé le français. Je connais le français. Même aussi l'anglais. Je parle l'anglais, je parle le français, je parle le Swahili, Luganda, no Rumanya. Oh, you try to speak English. Yes, I try. God has been making me aware where there is no way. Yes. Tu ne peux pas comprendre le français. You don't understand the French? No. Oh, very sorry. Me, I know I French. speak two languages, English and Kinyarwanda, but the English I try to speak. You try to speak English. Because the English is good language. Is a very, very good language. Yes. Okay. When you speak English, don't have ashamed. Don't be ashamed. You have to speak loudly and to be free. Yes. To be free. Yeah. Yes. But me, I prefer to speak French more than English. Do you understand? Yes. J'ai bien préféré de parler le français plus que l'anglais parce que j'étais étudiant en français. Urikungurisha vuga icyongereza. Rekera. Rero ibi byose Yes. ntabwo ari ukwiyemera. Ndi kuguha sample y'ukuntu Imana ihindura amateka. Amen. Iyo wari mayibobo Imana ikamushiramo ibindi. Urumva indi bavuga.
n'uruganda n'urumanyi katono twogamba Ruganda nzevude yuji Swahili naijua mimi siku moja nilikuwa kwa nchi ya Tanzania niko kufundisha jambo la Mungu katika lugha Swahili Imana haleluya Bwana sifiwe Imana ishimwe Imana igihindura amateka y'umuntu ubuzima bugahinduka narimvuze iki bana b'abanyarwanda shuti zacu turabifuzaho ko mwahinduka Yesu mumwakire nk'umwami n'umukiza n'Imana ihindura amateka n'Imana ihindura ubuzima Imana ishimwe rero munyemerere Theo hari ikindi wambaza nani mbaza ikibazo wumva ushaka cyondo umupapa harya niwabibonye mfite abana batatu mfite umugore n'abana batatu ubundi byo ni Imana rwose ndubatse kandi wazi wanjye inzu nini ngari Imana yagize neza ubwo wenda atari yanjye ariko ndakodesha ariko ni yanjye akuzanayibona erega ibiri mu isi byose ni ibya papa ntabwo wazi wanjye ngo uburaho uryama Imana yagize neza uwari Mayibobo yabaye my boss Mayibobo my boss Imana yahabwa icyubahiro Mayibobo my boss rero gukizwa nico cyonyine cyahindura ubuzima bwacu munyemerere Theo usari ikindi madame ameze neza ubu nawe uri umuntu uri mu muryango w'abapapa n'abamama tugushimire bana mudukurikiye rero kuri izi kamera ndagira ngo mbashimire ariko Theo dukosora abantu bagira bad languages ururimi rubi imivugire mibi bakuvuga utazi uko ibintu bimeze don't speak rubbish ntukavuga ibintu biri rubbish umwanda iyo umuntu yitora ka blaming ibikorwa by'umuntu icyo umuntu akora nimba ubona umuntu ari gukora ibikorwa byiza aho kugira ngo blaming wowe try to do the best God will help you when you try to speak or when you try to do something God will support you nugerageza gukora Imana izagufasha ariko nuba gutyo ukaba mu buzima buri kuwaza haguruka wowe nkurikiye aka kanya il faut travailler pour si tu as besoin de gagner quelque chose il faut travailler pour gagner ce que tu as besoin nimba ushaka kugira icyo ugeraho gerageza ukore Imana bamugisha rero mukore ariko mureka amagambo menshi kandi tubabarire n'abari abantu tubababarire mwakoze cyane mwakoze turabakunda mwakoze hari mushiki wacu nawe aciyemo uraho ma urakomeye Imana igumugisha nawe mwakoze cyane